mwatangira mwibwira abakurikiye Rusaparesti. Murakoze cyane. Amazina ni Nzabayimana Patrick, waciye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rugarika, akagari ka Bihembe, umudugudu wa Rubona. Ejo wacu niho mwadusuye n'ubu niho mwadusanze. Hano ni mu mudugudu wa Rubona. Noneho baturangiye ko hano hari umusore usobanukiye n'ibintu by'umuco nyarwanda. Turagira ngo dusangize, utubwire, dusobanurire ku bintu bijyanye n'ibikoresho cyangwa se n'ibindi bintu abanyarwanda ba kera bakoreshaga kugira ngo tubisangize n'abanyarwanda. Hano mwadusuye rero hari ibikoresho bimwe na bimwe dufite isekuru, dufite umuhini, tukagira akayunguruzo, ibintu dusanga mu muco nyarwanda, yemwe ndetse agacuma, hari n'ibindi byinshi. Mu by'ukuri rero ngiye igikoresho ubwo nakuganirizaho cyashobora kuba nagwaho ubumenyi. Mu by'ukuri nka hano ubumenyi abanyarwanda igikoresho udashobora kubona ahantu hafi, nzi ko ahantu henshi hatandukanye ntabwo apfa kukibona. Rero wanyihanganira ukama akanya gato cyane igikoresho nkakikuzanira ukakireba, ukareba ukuntu giteye, ubundi nawe nasigaye nanjye hagira icyo gusobanurira. Tubwiye byinshi ahubwo bidutera amatsiko. Watuzanira kimwe vuba vuba ahubwo ukarikidusobanurira, ukatwereka n'uburyo cyakoreshwaga n'ubwo mbese ukakiduha cyose neza. Njyewe hari icyo ngiye kukuzanira ariko ntabwo wakibona hafi aho. Mu mwanya muto ngiye kukuzanira. Nta kibazo. By'ukuri urabona iki gikoresho cyacu, iyi niyo mbehe, imbehe n'isahane ya kera. Kuri ubu ngubu umwana abona isahane ariko ntabwo azi imbehe. Dore ni imbehe, yifate mu ntoki yumve, iyo niyo mbehe. Mbese iyi niyo mbehe bajya bavuga? Iyi niyo mbehe bajya bavuga mu muco nyarwanda. None se bisagira amatsiko, iki kintu, iyi mbehe na bayikoreshaga iki? Mu by'ukuri rero kugira mbere kugira ngo mbwire icyo bayikoreshaga, maze nkubwire imbehe. Imbehe ziri mu bwoko bubiri. Iyi ni imbehe y'umuco nyarwanda, ariko imbehe hari indi mbehe bita ikigeni yabaga irimo ibice bibiri. Nk'uko ureba iyi ngiyi imeze, aha hino hakaba hariho ahandi nanone ameze gutya, ahubwo ugashyiramo imboga, ahandi ugashyiramo uburisho. Yitwaga zabaga ari ebyiri zifatanye, imikondo ari ibiri, ariyo yitwaga ikigeni. Iyi ni imbehe nyarwanda rero, ntabwo ari ikigeni. Ikigeni numvise ko cyari gifite ibihande bibiri. Iyi ni imbehe nyarwanda. Mu by'ukuri icyo bayikoreshaga bayiriragaho imboga, kera inyama, dodo, isogise, ibintu nk'ibyo ngibyo byo bariragaho. Iyi mbehe yacu urabona irasa neza, urabibona ntafite umwanda, yarozwaga. Ariko mu kinyarwanda cyiza ntabwo bavuga kuyoza, bavuga kuyiranga. Ntabwo bavuga kuyoza, bavuga kuyiranga kuko n'icyatsi bakiranga. Ibindi bavuga rero bumva ko naho nayo ifite ibyo imiziro, ifite ibyo utavuga nabi. Imbehe ntabwo bavuga kugura imbehe. Hanyuma se ngeze amatsiko, iyi mbehe nk'uko wariragamo isombe, ariko si isombe wayiriramo ahangaha, ngira ngo ushyizemo isombe ubu ntibyasaba ko ushyiramo isombe nyinshi. Kubera iki se? Kubera ko ubwo biba bisaba ko ufite uburisho bw'isombe se wakozamo gutya. None se mu by'ukuri uko isahani iba imeze siko nk'iyi ngiyi imeze? Ariko isahane yo iba ari gatoya, ngira ngo wenda wariramo nk'imyumbati n'ibishyimbo, kuko byo bigomba kuba ari byiza. Imyumbati n'ibishyimbo babiriraga ku rukoma. Iyo yanduye se, iyi ngiyi yabaga yanduye ko iyo twoza tugira isabune n'ibiti twose twogesha amasahani uyu munsi, iyi ngiyi iyo yozwaga gute? Iyi ngiyi ukuntu bayirangaga gute? Dore ukuntu bayirangaga. Hano hari ibuye, fasha gato, aha hari ibuye bita imonyi. Iri buye ry'imonyi wararihondaga rikabifu. Mara kuronda rya bifu, hano hari umucaca, cyatsi bita umucaca. Iki cyatsi waragihondaga nacyo kigatoha, mara kugihonda ukajya ugikoza muri ya monyi yawe, ugakubaho hano inyuma, ukongera ugakozamo ugakuba hose, warangiza ukaza kwegera amazi, fasha gato, ukaza kwegera amazi ukajya ugakoramo ukagira gutya. Kugira wa mucanga ugirete uveho. Ubwo ni ukubera ko kera nta sabune zahabaga. Ntabwo kuba nta sabune zahabaga. Ese ubu ngubu mu by'ukuri ufashe iki giti ukagikubaho isabune, hari buriya imbere urabona imbere hayo harimo utuntu tugiye mu kuyibaza, ubona ko harimo utuntu tw'uduhage. Turi iyo mucanga ugiyemo
ugenda ukubamo iki cyatsi wagikubamo wa mucawero bakuramo wa mwanda urimo urumva ko ntabwo wa mwanda ubona gufata ariko isabune y'ubu ngubu uroza plastique ugahita unyuzaho inyuma birangira ariko mu by'ukuri urabona ko iyi ngiyi ntabwo ari plastique ntabwo hari aluminium ubona ko ni igiti niyo mpamvu bogeshaga umuntu ntisengera amatsiko nkurikije hari aho nabonye imbehe ariko nyine ubwo ni yayindi arya yayindi bayita ikigeni nayibonye idasa gutya yajyaga gusa n'aha ngaha byo biterwa n'iki kugira ngo ise kuri iki mu by'ukuri rero biterwa buriya ushobora gusanga igiti bayikozemo igiti bayibajemo atari kimwe nanone ushobora gusanga iterambere ryaraje bakayisiga verine hano inyuma kubera iki kubera iterambere akabona ko iyi ngiyi ni umwimerere iyi ngiyi nta kindi kintu kiyisizeho urabona ko uko bayibaje niko ikiri none kera abanyarwanda bariragamo wambwiye ko bariragamo isombe n'imboga n'isogi ubwo dusa tugira amatsiko yo kuzaza kugusura turi buri gisogi ariko se noneho ibyo bintu bijyanye n'ibiryo byo kurisha ubugari imyumbati n'iki byo babishyiraga he ubugari rero buriya kera sogokuru yambwiye ko bakoreshaga ikibo icyo cyajyagamo ubugari ahasigaye imbehe ikajyamo imboga none ubu ngubu nk'umunyarwanda urubyiruko batazi imbehe n'iki wababwira by'ukuri rero ikintu njye nababwira kuri imbehe ureba hano imbehe ni igikoresho cyiza cyane igikoresho bakoreshaga barya barimo barategura amafunguro mu by'ukuri ntabwo kijya gikonjesha reka kwa kundi usiga isosi yawe hariya bagaruka ukavuga ngo isosi yakonje ntibishoboka isupu uko wayisize niko yisanga yishyushye ntabwo usika aluminium zijya zizamo imyenge n'ibyo bandakubeshya do reba hari umwenge ureba se kandi hano inyuma se ubu iramutse igwa ibyagiyemo imbere hano inyuma ureba nk'imikori ariko mu by'ukuri ntayiri none se kera harya ubu nk'iyi mbehe uko wayishyize ahantu uyishyizemo ibiryo ukabitereka ahantu mu buryo wenda bwo kwirinda ko hari ikintu cyanduza ibyagiyemo nta mipfundikizo zagiraga imbehe rero uko njye mbizi naravutse mbona mu rugo yari ihari iyi ni iyacu n'indi yari ihari imbere yakuze mu by'ukuri ntabwo nigeze mbona umupfundikizo ahubwo bateguragaho aya mafunguro bagiye gufungura ako kanya bamara gufungura bakayinda bakayiranga bamara kuyiranga bakayishyira ari ikumuka bamara kumuka kongera akayibika kongera kuza kuyikoresha icyo amafunguro kigeze naje kugira ikibazo nabonye umukondo ibyo byose uyu ni umukondo abantu bifashishaga ni umukondo bafataga utawushyizeho hari icyo byari gutwara cyari gihari mu by'ukuri rero urabona ko mu guterura uraterura hano ku ruhande uhafata ariko nugera hano urashyigikirwa n'uyu mukondo kugira ngo ubashe guterura ugize hejuru kandi nabwo ari bikeya wawufata gutya mu ntoki reka ngo urugero uri hafi umuvure wabuze umuvure wawuze umuvure ntiwawuterura udafite imikondo ntabwo bishoboka rero mu by'ukuri n'iyi mbehe iri mu buryo bw'umuvure ni uko ifite umukondo umwe wonyine ubu impamvu ifite umukondo ubwo noneho itandukaniro ryayo n'umuvure ifite umukondo umwe umuvure ifite imikondo ibiri ubwo ni uko umuvure uterurwa n'abantu babiri kandi umuvure akaba ari munini kandi mu by'ukuri nanone muri kwa kuyiranga kwayo maze kuyitunganya neza mu kuyiranga urayishinga wamara kuyishinga igakamuka y'amazi amanuka inyuma agenda nta kibazo ntabwo yireka hano hasi ntabwo yireka hano ahubwo arakamuka neza rwose nta kibazo iyo ugiye kuyishinga se amazi akamuka urayamena cyangwa akamukira muri iki ko ndabona kimeze nk'igiti urabona ko iyo umaze kuyiranga nakubwiye ko ugenda ugira gutya n'intoki ukumutsa inyuma n'imbere ugenda wumutsa akaza kugwa hasi ahasigaye kugira ngo uyirange ni ukugira ngo ize kumuka neza mbere nk'uko imeze niko kumuka n'ubundi nta mazi aba ashokamo rero kugira ngo yayandi ayasigayeho ataza kugira aho yireka gusangaho umwanda nk'uko n'ubu ngubu dufata amasahani tugashyira ku gatanda kugira ngo
yumuke neza nta kibazo, n'ariho urufuro rwa yasabune wambwiraga uze gusanga rwavuyeho. Nabo niyo mpamvu babikora. Okay, urakoze kudusobanurira imbehe, ngira ngo abanyarwanda bakiri batoya n'abakuru batazi imbehe cyane babashije gusobanukirwa. Ubundi mu muco nyarwanda tuzi ko umuco ugizwe n'ibintu bigera kuri bitatu. Hari ibintu by'umurage twasigiwe n'abakurambere, hakaba ibyo tuvoma mu muco w'abandi tukabishyira mu muco wacu. Ariko se noneho urebye nko muri ibyo ngibyo imbehe turayisanga mu kihe cyiciro? Imbehe twayisanga mu cyiciro twasigiwe n'abakurambere, kuko abakurambere nibo bazanye kuba bakora imbehe, bayifashisha bagiye kugira ngo babone aho bazabafungurira. Mu by'ukuri bakoreshaga urukoma, bagakoresha inkoko, baje kwiga kuboha nyuma. Ariko mu by'ukuri kubera wa muco ugenda uza, hanazamo ubukorone. Abakorone bamaze kuza babasha kuba babona amasahani y'ubu, ariko mbere niyo bakorone babikoresheje bigiye. Iki ni igikoresho cya mbere y'ubukorone. Tugereranyirize ibiryo biririwe muri iyi mbehe, nkawe ibyawe byose wayiririyemo kuko ntabwo yabiri hano nta kintu mara. Tugereranyirize ibiryo biririwe muri iyi mbehe n'ibiryo biririwe ku isahani. Mu by'ukuri iyi mbehe yacu ibiryo byose wayiriraho biba biryoshye pe. Iki nicyo kintu cya mbere nakubwira. Kandi biba bishyushye. Uko bitangiye bishyushye niko birangiza. Utangira kurya bishyushye ukarinda usoza bigishyushye. Ariko isahani y'ubu ushobora gukoramo kabiri ariya nabi ukabasanga yanatobotsemo hasi. Usanga urarya ariko no hasi bigira gute bimanuka bijya hasi. Ariko iyi ngiyi ifite umwimerere. Ibiryo washyizeho ubirangiza ibyo bikiri. Ubu ni ukuvuga ngo noneho icyiza cy'imbehe nta n'ubwo isaza. Nta gisaza. Ikindi sahane zirasaza, umuntu akagura indi, ariko iyi ngiyi ntabwo isaza. Kuko ndabona iki kintu kugira ngo kizasaza ari uretse ko bitoroshye. Mu by'ukuri aho ngaho hari ikintu kimwe nagukosora. Ntabwo bavuga gusaza ku imbehe, bavuga gukura. Imbehe nta gisaza, irakura. Ugiye ikuze ushaka wiyishyira, ugashaka indi mbehe gukora iyi ngiyi ntabwo wayijugunya. Urabona ni igikoresho iyo ikuze ukagenda ukayishyira ahantu, ugafata indi nshyashya uba ufite, cyangwa se kubera ko turi mu muco wa kizungu ubu, ugenda ukagura amasahane nta kibazo. Ese kera bundi banyweraga mu iki ngiki ko ari cyo bareragamo? Kera bundi bareragamo uruho. Mu by'ukuri rero bakoreshaga uruho cyangwa se inkongoro igihe babaga bagiye kunywa amata. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza uduhaye. Hanyuma ariko ndagira ngo tutarasoza ubanze ugire ubutumwa butoya cyangwa se ubutumwa wumva waha urubyiruko mu masegonda atarenze 20. Mu by'ukuri iyo ikintu nabwira urubyiruko, turebe iby'iwacu, turetse kwita ku by'imahanga, kuko umuco wacu nucika tuzaba tuzimye. Rero two kuharira abakuru, ahubwo natwe tumenye ko tureba, tubiharanire cyane. Arakoze cyane. Ni Patrick twagiranaga ikiganiro wo mu karere ka Kamonyi. Nagira ngo rero mbashimira bari badukurikiye, hanyuma tuzasubire mu kindi gihe. Hanyuma mukomeze kudukurikira, mukore subscribe kugira ngo inkuru zibagereho. Mwakoze cyane. Imana ibarinde. Ngiye na Valence Muvunanyiko Rusagara. Imana ibarinde.